Acting Rwanda. Yes. Oh, sorry, sir. Yes. Sorry. Hanyuma Isaac. First of all, ndagushimira akazi keza wabashije gukorana na mugenzi wawe. Byari byiza. Hanyuma byanze bikunze uriya mwana imyaka afite ntabwo akaba yashimuse wenyine. Yego. Ibyo Simbi yambwiye ngo uriya mwana wari ucunze uriya mugore. Yego. Se Isaac, utekereje neza nk'umuntu mukuru ubona uriya mwana yabarifashije ibyo bintu? Aya. Afande siko ngiye mbitekereza. Hari ikindi gitekerezo natekereje. Nk'uko bivuze koko ntabwo uriya mwana ari we waba waramushimuse, nta nubwo ari we bari guha iriya misiyo. Meze neza mama, namwe mwari muri aho nari ngukumbuye cyane. Nagiye ngukumbuye utaruherutse se? Mama mba ndi mu bintu byinshi, hari amaproje naje gukorera inaha, mba ndi kwirukankamo ibintu bya papa n'utundi tuntu twari two ku ruhande. Niyo mpamvu nyine mwankumbuye, ariko nyine mba nabitekereje nanjye nkavuga ngo reka mbagereho nk'ababyeyi banjye. Ni mwe babyeyi mfite hano mu Rwanda, nta bandi babyeyi mfite pe. Turakwishimiye kandi turagukunda. Hanyuma rero mami nari hehe ko nawe mukumbuye? Mbwiye ko agiye mu kazi. Nagiye gusata akazi kandi nyine we gusata akazi kenshi nta n'umwanya wo kukiruhuko ukakigira. Nakundi nyine ubwo ngubwo. Yego. Hanyuma rero ubushize waraje sinabona ko ngushimira. Gute mami? Ugiye wafashije ibintu byinshi. Wakoze nyine inshingano njye nka mama nari bukore. Buriya kuba waranyishyuriye umwana ishuri akiga akarangiza, nta bushobozi nari mfite kiriya gihe, kenda n'ubu ntabwo biragenda neza, uziho ndi mu bana nyine ubungubu mba numva ko biri ndatuje, ariko wakoze ikintu gikomeye kandi ndagushimira pe, ndagushimira kandi cyane. Cyane kuko reka biranagoye muri iki gihugu gushimuta umugore wenyine. Biragoye cyane. Umwana nkuriya ntabwo byumvikana ko yabasha kwifasha uriya mugore, akabasha kumushimuta, agategura plan y'aho agomba kumushyira, byose akabyipangira ku myaka ingana kuriya. Ntekereza ko bitewe n'ukuntu namubonye nta n'imyaka 25 afite. Ariko afande dufite icyo twabikoraho. Icyo gukora se mutakoze ni ikihe? Ariko buriya Isaac, ntekereza ko uriya mwana muri kumwumbekereza. Byaba ari bishoboka byose, mwamushukisha gukora iki, mwambwira gute, mukamwumvisha ko mwana guhumuriza. Ariko ntekereza ko ari byo mwahereyeho. Ibyo twarabikoze afande. Byaranze. Hanyuma nuko basha no kumutoca binga. Bakaba biri kugora ntabashe kuvuga. Bifuze ko ugomba kongeramo imbaraga uri kubyoroshya. Yego. Kuko ntabwo nshaka kubirenza iminsi 2-3 dukomeza kandi usanga nabo ngabo bamenya amakuru yuko umugenzi wabo bafunzwe ugasanga baracitse. Yego. Icyo nicyo nashaka rero. Rero dufatirana uriya mwana mu gihe gito atarabasha no kugira abandi babimenye. Ikindi nacyo nari nabwiye Simbi umuhe telefone, wowe ufite telefone y'uriya mwana, okay? Yego. Umuhe telefone abantu bose akurikirana, abantu bamuhamagara. Byanze bikunze bagenzi be bafitanye icyo cyaha bashobora gucika cyangwa se kumuhamagara bakamubura. Aho naho yaba intandaro kugira ngo duhereho byibura dushakisha ayo makuru niyo tudafite. Ikindi nacyo kandi ongera imbaraga muri toco yawe. Ndabikora afande. Ikosi wakoze ufite stati nziza, rikoresha Kambikora umuntu mukuru. Kambikora afande. Kurikirana iki kibazo rwose uriya mwana nongere kumva
uri kumva ikintu cyamuvuye ntabwo byo kubyumva nabyumva uriya mwana niwe wakoze wenyine ngo nuko mwamusanze wenyine ntabwo byo mbasha kubyumva pe reka ibyo njye kubikora nk'akazi kanjye gerageza ubikore kandi uzi ko bisobanutse murakoze cyane oxygene iwabo nta n'umwe unkunda nta n'uwifuza no kunca iryeraye ariko Gihozo we afite urukundo afite ubwuzu iwabo bose n'umuryango nisangamo ampurisi noneho ntantwitiye n'umwana ntabwo nifuza kubura n'uwa kabiri pe kandi sinshaka yuko umwana wanjye azarerwa n'undi mugabo ubu ni njye na Gihozo nkawe gukora ikintu nka kiriya biba hake mba numva nk'ufitiye ideni nzagushimira by'umwihariko ariko basi ujya wumva ko umutima wanjye unezere ku bwawe murakoze pe biriya byo nyine nuko nabikoreraga umuntu nishimira naho iby'ideni byo nta mpamvu yo kugirira ideni mama sinifata nk'umukobwa wawe rwose muri abana banjye kandi urumva nkuzi kera kuva kera n'umwana mu buzima tukana ubuzima ni iby'agaciro sibyo no kuba Imana yampuje nawe bifata nta n'umugisha ahubwo se ibyo naruka singize bigize muri gutegura iki mwiza nyine urebye rero ubundi ibyanjye na Lucas nyine uretse we wenyine nyine niwe ufite mu biganza bye niwe ufite kugira ikintu avuga niwe nyine igihe ibyo nakavuze niwe wakabivuze kuko byose niwe ubigena hamwe n'Imana nyine ndategereje icyo Imana izakora kuvuga se nawe nakize kiri mu mubiri hari n'itagenda neza se ku buryo hari icyo nabafasha umuhungu wawe niwe wenyine ubizi kuko buriya abahungu baba ari inshuti ya mama wabo nawe wakubwiza ukuri naho njye nshobora kuba ibyo nzi nta kuri kurimo ariko we nk'umubyeyi we wenda akaba yakubwiza ukuri ndetse n'umwanzuro we uva ku mutima wiwe naho njye birumvikana ariko ndibaza igihe mumaze mukunda n'ikintu cyane mubonye kuza hari ibintu bitegura kandi bigategura ibintu bizima binezeza famiye zombi yaba famiye yacu ndetse na famiye yanyu sibyo ko mumaze gukura pe ari wowe urakuze ari Lucas arakuze muri muzabiganira nta kibazo n'umwe hanyuma rero inyuma y'ibyo byose nakuzaniye impano ego nakuzaniye impano yo gusira mu modoka nanze kwita nyizana ntarakubwira utabona ibintu bise bigutungura thank you so much gusa shayi mwaka n'umugisha pe nabwana n'umugisha gusobanzanya nawe gereranya nk'umuntu w'umubyeyi niko urumva ushaka gupfa ku myaka ya 25 ubura umutwe urumva ushaka gupfa n'ubu wanze kuvuga
ntabwo ushobora kumbwira uwagutumye. urambwira umuntu wagutumye. urambwira umuntu wagutumye. urambwira umuntu wagutumye. urambwira umuntu wagutumye. shaka ukorana nande. mbwira ukorana nande. ukorana nande. ukorana nande. korana nande. korana nande. ninde wakutumye hariya? ninde? ninde? Wait. Karibu. Umeze muteze? Turashima Imana nta kibazo. Ndabona ntabamenye ariko. Nitwa Lucas. Nitwa Lucas. Oh, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Nanjye nitwa Negros. Hanyuma nashakaga Gihozo. Yaba arimo? Gihozo ntawe uhari. Amaze 2 jours agiye gukorera mu ntara. Yagiye mu ntara. Yagiye gukorera mu ntara, maybe azamarayo nk'icyumweru. Ko yagiye bitunguranye atambwiye. Hanyuma se wenda Gihozo mufana iki? Nyine wenda ndi kubona uriwe hano ari misikari kwa Gihozo, ariko ndabona ko muzi nyine mufana iki Gihozo. Okay. Gihozo ni mushiki wanjye. Tuva indimwe. Perfect. Yeah, urebye turakurikirana. Niho ndi inyuma ho gatoya. Okay. Nishimiye kubimenya. Mwamushakiraga se amahoro? Ya, ni amahoro buriya Gihozo nanjye ni umushiti wanjye cyane. Harimo byinshi tuba turi gufashanya. Imwe no mu mpamvu yari tumeza kumureba. Hari gahunda twari dufitanye. Ahubwo namubuza kuri telefone. Arenshi we ndavuga tereka amagere. Okay. Ako bitababangamiye ubutumwa mwabungezaho kandi ntazabusoza neza. Oya, n'ubundi ntabwo ndi busubize nta kibazo. Kizo nuko menye musaza we. Gusa ahubwo ntabwo yajyaga kuganira. Izina Lucas kabisa n'ubwambere nyumvisha amatwi yanjye. Waba binaha? Oya, ntabwo nari ndi naha. Nabaga Uganda. Niho nabaye igihe kinini, naho nakoreraga. Rero ni kubwa ka vacances ndi naha gatoya nzahita nsubirayo. Sound good. Ariko nawe najyaga numva ngo yagiye Uganda byanze bikunze yaje kureba. Yeah, of course. Iyo yabaga yajeyo akenshi yazaga iwanjye akaba ari habari. Namusaza we, of course. Oya, nishimiye kumenya rwose. Nanjye ubwo ndi inshuti y'umuryango nanjye uzamenye. Yeah, already twamenyanye. Hanyuma rero Lucas, ndashaka izitakomeza kumumpera kandi ntazagaruka. Azatinda se? Yeah, it's like 1 week. Oh, no way. Okay, ariko nibi nakorohera nako ntabwo ari ngombwa. Aho muzabona ntuzaze mwe nta kibazo. Ni amahoro ariko. It's okay, nta kibazo, ni amahoro. Okay. Nibi bisanzwe nta kibazo.
ariko anyway muragenda sinakantu mufashe. ndi kwihuta hari umuntu turi kumwe nsize hanze mu modoka ahubwo nashaka kudepoza iyo document none nkahita ngenda. Nta kibazo. ubuze ko ntumikira rero Ntabwo tubarenze irembo. nihuta oya irembo rirenzwe umwanda. Ikinyarwanda kiba ari gice Sawa. kandi urebe kama mbaya ni mbaya. Asanye mu kamvirope kashaje. Kirego. Uyu niwe Gihozo wa nyawe. Aho Lucas simfite ikibazo cy'imitekerereze cyangwa ikindi ntazi. Bigeze aho Gihozo anyitangira atanga n'ikirego ntabizi. Nkwiye gutekereza kabiri pe. Nkamenya n'icyo nshaka. Ataho ngaho hazaza hanjye nazahicuza. Siko watinze mbese byagenze bite? Narindi kuri Toronto. Nande? N'abashuti banjye twiganye. Why? Nangize ngo nyine ni igitsina gabo murimo muravugana. Igitsina kandi? Okay, umuntu w'umugabo. Abaye ari umugabo se byaba biteje ikihe kibazo? Nivugiraga. N'ubundi usanzwe wivugira. Ariko n'ubundi nanjye njya nkuvugira da mubera aho utari. Ngaho rero mbwira, how come banzanira ubutumwa bukamara iminsi ingana yose utaragira n'amatsiko na make yo kumenya ikintu kiri muri ubwo butumwa? Ese ubwiye usanga ari igisasu? Ku buryo sinakoraho sinumviye. Kumbe wanakoze? No, ntabwo ukoze kuri envelope numva yuko ari ikintu kigize cyorohereye kirimo igisasu se uburemere bwacyo. Ni ukuvuga ngo icyari kiri muri envelope waranakimenya? Ko nakimenye. Kandi warakozeho? Warumvirije? Just kumva kuri envelope uko ikirimo imbere ariko ushaka kuba ari amafaranga cyangwa urupapuro. Wararebye ko ari amafaranga? Nope. Ako si kubizi koko kuva na kera. Cyese ndebe indeba. Ibitandeba nkirebera hirya. Yego yego. Nta burenganzira nari mfite bwo kugira ngo mbe nareba ubutumwa bwakugenewe. Sibyo. Ikiyongereyo ko icyo kandi n'uburyo nkubahamo ntabwo nari gutinyuka kugira ngo kureba ibyo ubutumwa bwawe. Ubwo si ubwo nsanze atari ngombwa yuko mbimenya nkabimenya. Wa mugani wawe. Ntabwo wambeshye ubwo nibyo. Yeah. Okay. Ibintu rero biri mu butumwa bari bamaye n'undi ni wowe bireba. Kagira Ibindi ngo bisa rero. nkaho byagenewe wowe. Ngambwira. So, Nyine mbwira. hey, just like that, None. for nothing. Urugeze muri iki? None ugomba kugira ikintu nyine umpa kugira ngo nkubwire ibyo bintu. Yes. Gusa ubwo ikintu udafite mfite ni iki? Nshaka kuvuga kugira ngo nkohereze amakuru ari muri
ibaruwa cyangwa se ari muri l'envelope bwangenewe ubutumwa bwakugenewe nuko nyine urareba nyine ikintu nkorera kiri sweet. wait akusi buri gihe uzajya unkorera ikintu bigomba ikiguzi uzajya nguha nuko tuzajya tubana mwese ngiye byo nkorera unyishyura iki? none mpunguye No way. Ntabwo ari byo nshaka kuvuga. ni win. No. N'ibyo nshaka kuvuga nyine What do you mean? nyine amakuru avuye muri bottom of my heart nyine bisaba kuyakuzamo nyine amarangamutima nyine ukayazamura nyine ariko twibukiranye ariko ayo makuru ari mu rupapuro naruciye wumva amakuru ari muri njyewe rero ugomba guca muri njyewe kugira ngo uhe amakuru siko ntabwo ubyumva. so ni icyo ushaka yuko nkora aho buri kimwe icyo ari cyo cyose ngikora. ukomeje kuntungura rwose uri gukora akazi kawe neza cyane. Yes. Perfect. Ese abana bose ko muri ari batoya Ibyo bahisemo ariko birashoboka ko yaba yaranakuriyemo wowe se umuntu ugira igitekerezo cyo kujyana hariya. witwa ndesha siwe mbaza Wishboy. Aiza mwandekera tuvugane. harya ngo witwa Wishboy. amazina y'abana kweri urubyiruko rw'iki gihe ni hatari. hanyuma rero Wishboy ariko si ubundi kumbwira iryo zina ry'imihanda mbwira izina ryawe rya nyaryo uri kwiranga muntu. Patrick. hanyuma se Patrick ufite amahirwe yo kugira icyo uvuga cyane ko ukiri mu nzego nziza. uri kunyumva? ndashaka umbwira akantu ku kandi udaciye ku ruhande. gute wisanzura ukorana n'abari abantu cyane ko nawe mbona ko utari mastermind. siwe mbaza Afande. Rwose. Muhamba bariye. Mukureka kumbaza ibyo bintu. hanyuma urajya tubibaze nde? uragira mu byibaze byisubize? Kuko byashyira ubuzima bwanjye mu kaga. no kuba uri hano n'ubundi byabasha kugeza mu kaga. gusa icyo nagusezeranya ni umutekano. mu gihe waba uri hano humura kuri icyo ngicyo ntubigireho ikibazo. wowe mbwira amakuru yose waba ufite. ubundi byatangiye gute wisanzura ukorana n'aba bantu? Patrick Yes, Afande. ndi kuguha amahirwe. hano uracyari mushyashya byanze bikunze ushobora kwigobotora muri ibi bintu nta zindi ngaruka zibayeho. amahirwe nayo yo kuba wasobanura buri kimwe rero. ufite ikibazo ku muryango wawe se? Njyewe n'umuryango wanjye. hanyuma si uwo muntu ni mubi bingana gute ku buryo umva yahemukira n'umuryango wawe? Afande. Umuntu waduhaye akazi. Ni umuntu nyine ukomeye pe. Afite amafaranga menshi cyane. ariko kuba afite amafaranga ntabwo arusha gukomera inzego. icyo nicyo nshaka kumaraho urujijo. aya ni amahirwe ndi kuguha. ubundi se Patrick Yes, Afande. mugenzi wawe mwakoraniza ahantu ari? Okay. kuba utazahana rero nanjye sinifuza ko byakugeza hariya. ntabwo nifuza ko hari nawe wahagera. that's why nshaka ko unsubiza ijambo ku rindi. Afande, nibyo nakubwiraga. Umuntu waduhaye akazi. ibyo ngibyo banza ubyibuke Patrick. nagusezeranya umutekano w'umuryango wawe ndetse nawe.
afande ibyo nari ndi kubabwira uwo muntu waduha akazi ni umugome ku buryo bwose bushoboka pe. Sinshaka kongera kumva ukomeza kuvuga ngo ni umugome gusa. Mubwiye ko nabasha kukurindira umutekano ndetse n'umuryango wawe. Mbwira ijambo ku rindi. Byagenze gute? Byatangiye gute? Patrice Wembaza? Okay. Afande. Nimba wenda mbere yo kugira ikintu wenda mbatangariza basi munyijeje ko ndi safe nta kibazo ndi bugire. Ndabikubwira kangahe Patrice? Wumve kutekanye turagucungira umutekano ndetse n'umuryango wawe. Ngaho se mbwira. Afande nyine hari umugore